Jack rero ndi kugenda ndagira ngo uyu munsi tuharangize ndebe ngende. Wicaye haricara Kadogo zanira amazi shaho ngaho nakoroga n'umuti wamenye ni borose shaho gira vuba mungire vanyene kuko ndi gukererwa kandi uyu munsi hatarangiye ntabwo nanjye nabyo gira bose shira hasi ariko Kadogo karame bose harya Timotebo imeze gute uyu munsi urategura iki umunsi navuze ko ndategura umuceri oya nta muceri nta muceri ngende uteke kaboyiro ngende unkorere kaboyiro niko ko nyine bose ako ngako nana gafriti kagiyo oya kafriti ariko Kadogo uba muzima cyangwa aya mazi ari nkaho wayaguha wayikoroshesha aya mazi uyavanye Kadogo bose ni meza ariko aya mazi jibu yashize usigaye yiburi kandi Kadogo usigaranye urutwe runini wewe witonde Kadogo witonde Telefone nayo banyereje banakabishe. Erega buriya nubwo uri petit frère ariko uri boss wanjye. Kada kamaze kuza kubera Imana. Uze wowe urunuruki. Rero nakubwiraga buriya ndakenera 5,000 byo guhemba amafunguro. Ndakenera 5,000 byo guhemba wiyede babiri. Tugataha tuharangije. Nyine hasigaye aho twakoraga hejuru kuri plafond. Nerega wibuka ko ari we muntu wa mbere ufite inzu nziza inaha hose. Ariko wakureba wiharaze rwose wagira ngo urirambo mu bisheke wagira. Ndakora. Oya buretse gato uretse kumva. Urashaka kumbwira ko kari akantu wagasigaje ntago wakarangije. Biregira. Rwose naburetse kutajya ushima ariko ubundi mukoreye neza. Ndashaka kukubwiza ukuri yuko uri kumpombya nuko nkwihorera kuko uri garamfura ariko uri kumpakazamo kabisa amafaranga usengera buriya hariya nakaye kazi yumvaga yuko agomba kugaruka none nk'ubu bigenda byukiye ubusa iyo mba nageze yo bamaze gukora ibingana nta mafaranga ngende wore ngo noneho amafaranga hariya uri kumbwira ngo nangahe ni 10,000 byonyine undinze gukererwa ku kazi kubera wowe ngo amafaranga hari n'ahantu bagomba kunyaka ari mafaranga ntabwo amafaranga ntabwo yaje gukora ngo harangize ibyo bintu ntabwo ari byo hariya uri kumbwira ngo nangahe neza 10,000 uramvuna ariko nadaba nk'uko nibiki ko rwose uyu munsi haraye oya uri kumvuna uri banze uce mu maso muvande genda ukeye utakora n'akazi kakabanje nabi ntabwo wewe ndakwemera reka ariko nawe ugerageza umfashe ariko ntako nagishanye rwose hariya wambwiye ngo bose wazanye zanaye bo kuri uwo mwaka frere yagiye ifite n'ikibazo abona kamutoga Frere rero yenda kumva nyihanganira uburyo nari ngaragaye imbere yawe meze ariko reka tubyibaze shakaje nyakawe nakakira buryo waresha wagisawe nari ngiye kukubwira rero
uramuzi uriya mwiganye uriya mukobwa ndamukunda ku buryo numva nanapfa. nawe si muganga muganga ku kigo nderabuzima cya Mazane hafi aho ngaho cy'Amazane wawe ndamuzi ibyo kumva namutegurira amashinga nshaka ko twa dufaranga mbonye kumva najya kumufasha hasi mubwiye iki mu by'ukuri uretse gato inzu yanjye iruzuye suri gukora finissage bwa nyuma rwose imyaka 30 mfite ntabwo inyemerera gushaka. Urashaka kumbwira iki? Bikwemerera bikwemerera ariko banza utekereze ugereranye 30 yawe na 35 yanjye. Ese naraye mubwiye ntumva rero twumvikane muvandi naba reba iriya nzu wujuje uko ingana njyewe nta nakazu kangana na metero imwe ngira kuri uyu musozi ndi garaferi wawe urabizi ujya kwiga ntuzi ko naguhaga agaticu warakampaye ntuzi ko iyo waboraga agasabune nakaguhaga narakaguhaye none se wowe kabyara wamfashije turadufaranga ukatuma nkubaka akazu gatoya rwose ka metero 2 kuri 2 ukareka ngashaka umugore. Warangije? Narangije. None ureka maze nkubwira iki ngiki. Suri kumbwira ko wanguriye isabune. Suri kumbwira ko waguze ikayi. Harya buri amafaranga ukuye kuri iriya nzu yanjye. Uyateranyije wasanga ataruta kure cyane utwo tuntu uri kumbwira wampaye. None se reka maze nkubaze ko warize section mbi waresemo nabi ngiye nibyo nazira. Garafrere ka twumvikana. Ndagukunda urabizi ariko niba utangiye kunyinjira mu buzima. Urashaka mpagarika ubukwe bwanjye ubwaho bari gukora. Ntabwo ruhahira urundi uzaperereza kare sha yewe muvandi kare uzaperereza reka njye ku kazi koko nta rugo rukorera urundi urugo rwa mukuru wawe ntabwo ruba urugo rwawe kuburyo umbwira ngo nta rugo rukorera urundi hari amafaranga y'ubuntu wari wampa amafaranga yose wampaye sinayakoreye kajye ku kazi ariko ntacyo isi bikaraga kuyirangiza bwo ndayirangije ariko koko John uzira iki murumuna wawe yiyubakira inzu nk'iyi koko John utagira n'akazu ka metero imwe kuri uyu musozi kuyirangiza bwo ndayirangije ariko ijambo yambwiye agiye kuntanga kurongora murusha imyaka 5 naramutanze kurangiza amashuri andusha amafaranga andusha akazi antange n'umugore oya ariko uri inama buriya umukobwa ntaratereka inaha hose ni Kariza rero nta kintu mu gitondo mpita njya gutereta Kariza wenda biza zanyemera ntabwo azangira nka buriya bushenzi bwa kirere bwanyanze bumpaye ubusa kandi nama niyo ndabyanzuye kanze nkwereke bakobagira n'icyaka singoba kuzasazira wenda agiye noneho ayangaya nubwo ari 2,000 ngiye kubishyira nawe y'ikofi ntanyemere simbizi ndagenda nimugera imbere ndajya nikaragara bikotse ahita avuga atumukira araha cyane ko murumuna wanjye afite amafaranga bose babizi murumuna wanjye ni umukire ndamugenderaho nikaragara mwereka ikofi muri suko yanjye gashingiye ku cyaka bashakanye na Kariza kandi Kariza yo namahoro komera
Amakuru ni meza. Isi Amakuru ni meza. Meste se. Ndaho. Reka muzanira agatebe. Yanitinya ngo inkweto zirandaburiza ubuse. Fata hosha, fata ukomere. Ubundi nkwereke. Aranyemera kuko uyu munsi ndarivuga wabwoba. Hunga ngiye kurivuga. Uracyari wa wundi wa kera tu. Uri kunyibuka? Ndakwibuka ukuntu wadaranjaga. Kera wadusangira akawunga. Ako kantu. Ariko rero narinjaga kwinshi cyane. Nari meze nk'aho umuza gatoya twakiriza ikize. Se mufite gakize. Byose birahari. Wazanasha byose ndashoboye. Okay, nta kibazo. Mbega umuntu ntabemerutse ibyumve mama yanjye iminsi myinshi amakuru se amakuru ni meza shaje nyine naje iwanyu nsanga ntabwo hari nuko nyine bitanitabira n'ababonye barabimbwiye birambabaza ukuntu nari ngukumbuye ugataha nakubonye numvise bimbabaje amakuru kiza kari shani meza we mama ako se na n'ubu ntabwo urabona akazi akazi narakabuze cyakora urabizi ko ngiye buriya mba ndi umututaravo mba ndi umutete ubwo rero bongerageza gukora uturaka mbonye tworoheje ariko ngakora kugira ngo nibesheho shanamba nawe nyine ababyeyi baba banadukaniye no kuva hano bari bwanje n'ubusanze bitwa imiturimo reka ariko sinarimbuherutse nyine sinzi ko naje ubundi niyongoje ndabareka nze mbasore ndangije nsanga sinahari nakoze mbabaye numva nyine nawe umeze neza ariko uko biri kose kuvuga n'ubwo utari ukurakeye cyane ni ukuri akawunga yigana bakaruhutse si ubizi ndabizi akawunga kari katumereye nabi yitayeho wari kunywa buri kimwe cyose nta kibazo basoma ndi kunywa ariko inywa nta kibazo ngende kunywa hagati aho ariko ubundi cheers sinyutse ku ishuri ejo bundi nabonye ka gafoto twifotoje mu bukwe buriya bukwe bwa kerere yego ngahuza nuko murumuna wanje Jaka yambwiraga ko waje kudusura ndebye imyaka ngize ndavuga ntariko ko nibuka turi ku ishuri nkibuka umuntu Kariza twakundaga kuba dusimburanwa ku mwanya yaba atabaye uwa mbere nk'abaryo babaye uwa mbere ndavuga ariko wafata ubwenge bwanjye ngateranyaho ubwa Kariza ntibwabyara ubwenge bwuzuye rwose ntiwikange buriya naje nje rwose kari ariko se byo umaze igihe kingana iki utekereza kuri icyo kibazo reka nkubwire buriya nkubwira ibi bintu ntabwo bintunguye yewe urabizi ko twariganye twaricaranye twasangiye buri kimwe ndebeye ku myaka yanjye maze igihe kinini mbitekerezaho naragutekereje ni ukuri kw'Imana kari ndagukunda ubu rero ijambo ngezeho ni ijambo rikomeye nagira ngo niba ubinyemereye intebe yawe itere ibumoso bwanjye gikubwira uhicaye okay ni byiza rwose byiza cyane cyane reka dukore rwose tambuka uburo Kariza ibyo nakubwiraga buriya nakomeje kubitekerezaho nsanga ari we muguru nk'iyi ni ukuri ntiwikange ibi mbikubwiye nkomeje ubinyemereye ahubwo wambwira tukabyanzura ntabwo numvise ikintu ushatse kuvuga yewe wowe aho si ibyo twabiganye bizi si ubizi ndabizi abaneretse bose warababonye ndabazi aka kanya nibwo ubonye kuza kumbwira ngo urabona kubwiraga rwose iki ni igihe kuko
ndakuze turakuze urabizi ubwo rero icyari kinzanye nagira ngo nkubwire ko ubu namaze kubitekerezaho ko wari ukwiye kumbera umugore rwose kandi ntumpakane umugore njyewe wowe nimba ntabwo bishoboka njyewe wowe Kariza wanjye nizere ko rwose wigiza nkana rwose ntumpakane ako se njyo imyaka 5 ishize yose ku ishuri twicarana twigana ubu ngubu nibwo banyikuza kumbwira ngo uramunda ariko nawe urabizi inkoni yirigiye neza nari kubikubwira idahiye ubu none se kuki utangiye kubimbwira ubu nangiye kwikundira abandi nyine ese wakunze abandi narabakunze nyine none nari kubigenza ute ku ishuri nta kintu wambwiye twareganaga wowe ngo uramunda umunda se mu buhe buryo sugura ko nagukunda mu buhe buryo reba viziyo turimo umbwira ukuntu nagukunda mbwirira hano nabihera umuntu nkawe muziki se ariko se uri ujya ubyibuka neza ukuntu twicaranaga ku ishuri ndabyibuka noneho nimba ubyibuka sindi urw'inyogorero wimyogorera uranyumva neza bisubiremo nkuru rw'inyogorero ni inyogoreraho urambonera muregura umutwe nk'urw'ijeri yo mu rusenyi ngo uje gutereta Kariza njyewe Kariza ariko nawe rwose ushirisa mama yarushya ndihira minervari ngo gushaka utagira n'akazi ese nimba nta kazi ngira nawe uri kubona ari nde uzateza imbere urugo nasa akazi ntabwo bishoboka hari ubwo se diporome yanjye bayiciye basi ngo umbwire uti buriya akazi byararangiye sinyikabonye iyanjye barayiciye nyine nibyo nakwibutsaga ariko reka kuba ntarabona akazi ndategereje kazaboneka reka nkubaze ku ishuri nimba uzi ko utigeze ubimbaza ubu ngubu ntangiye kwikundira abandi nibwo utangiye ngo nje gutereta Kariza why not suza gutereta Kariza ubu se ko ubu njyewe ntabwo nagukunda umva nkubwize ukuri nta nicyo twavugana gusa ni Kariza njyewe ntabwo mbyumva uramunda umva nkubwize ukuri sindi urw'inyogorero w'inyogorera uranyumva neza nta soni urambonera ngo uregura urutwe nk'urw'ijeri ryo mu rusenyi ngo uje gutereta Kariza gusa ubwo iryo jambo urivuze wumva nta soni ufite njyewe Kariza rebera igishati ese wanyu nta n'ipasi bayo reba ipantaro reba inkweto reba ukuntu wambaye reba ukuntu umeze ngo uje kuntereta njyewe Kariza rebera ishati yaracitse ese ubwo washobora kungurira igitenge njyewe mbaye umugore wawe nta soni siko unerukaga ku ishuri mbona wambara neza ni akaranja de poshe wanyu babaga baguhaye nambaye neza reba ishati koko umuntu ko twabuze akazi koko reba ukuntu usa reba ukuntu wambaye uje kuntereta siko nuko nagutera intebe nakubashye nuko twiganye twicaranye ku ntebe y'ishuri by the way naho ubundi wowe nitwanajyana no mu nzira none se Kariza iki ariko manza wumve n'izina ryanjye waryumvishe reba bakobwa ninjye batereta ninjye utora ibyo banze nta soni uribuka abantu bose waterese bagutera indobo ngari njye ukwemera isi ko udatekereza njyewe ngo twiganye gusa nimba twariganye reba umukobwa nkanjye viziyo yose ni njye abo wateretse bose ndabazi ko ari abakobwa 10 mbakubwire reba Claudine reba Claire reba Mutoni reba Wese ukumva reba wa mukobwa wari ahepfo umwe mwari inshuti sinzi ibintu mwapfuye mubwire n'abandi abo bose ndabazi kumva njye mfite uwo nkunda by the way wanyibeshyeho uko nyumva sinagukunda kuko mbona nta kintu twakigezaho yica ku muhungu ufite akazi basi wize imbere yanjye ko weje ubundi tuvanye ku ntebe y'ishuri ngo ngushake ese ubwo inkwano wazikura ngira ahantu wazikura wowe utazi no gutera ipasi mama njya kugenda kanterera ipasi nawe ngo uje kuntereta nta n'isoni
uzi ko utagira isoni ibaze n'undi munsi ntabwo ari njyewe utora ibyo abandi banze. umukiriya hariya amaze kunywera 60,000. Yanyweye mitsingi 3. Yanyweye noresi misinga. Umva nabi. Ibyo nta mugore tubyihorere ahubwo se. We nta n'akazi agira aho kureba nk'inzoga zose ari gushya atwinywera. Umuntu wakoze kano gacupa Yarakoze rwose. yewe mubonye naramukabiri nubwo yakoze kano gacupa uriya muntu uri kunywa biriya bicupa biharakura byose uriya muntu ubu icupa rimwe ririyo ntabwo ngera mu rugo ahubwo tukajya kurigiye tugende kumureba na seriveri n'ishaje ntitumwishyure n'ubundi twanywa. buriya ubuzima ni bugufi narayariye biraha igisigaye niwo mwana seriveri zanarindi nakubwiye icupa uraza ugomba kuritereka ahangaha turabara maze kunywa amacupa zigaya nyine urabanza unyishyure iri ngiri. seriveri uranyumva ntabwo unyumva nakuze fungura iryo amacupa arahari ayariye nangahe unyishyuza ishyuza 21,800 nushyiraho n'iri ngiri mpuzanira 22,600. sawa amafaranga ushaka aya ngaya 50,000 yafate uyajyane andi ndayagusigiye njyewe ibintu biriho. Munembwe nakwinye mbere nka ba bandi ererwa bagize uko bashaka ubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye kwiyahura unyemere mbigirire neza urakoze cyane. Mutabare